ndaguhereza iminota 15 no kuganira nawe. Tubanze tumare amatsiko abadukurikiye koko wagiye kuzimu Mbo nubu njyayo. Ikuzimu Mbo iyo ntago ari inkuru mbarirano. Boss wawe yarinde? Boss wanjye ntago yarinde ahubwo ubuse ninde. Ubu no buri gihe ndagenda sibye umunsi ntagiye ariko iminsi yose ndagenda. Gusa ariko ndashaka kumara abantu impungenge abantu baba ikuzimu hatabaho rwose ikuzimu habaho. Nkanjye mbihamiriza neza kuko nzi ko njyayo. Najyagayo mbere n'uyu munsi nasubiyeyo ndajyayo. Ntabwo barya inyama nshuti yanjye. Hari abantu bagira amakuru yabo yo kubeshya ibinyoma ariko ntago barya inyama. Ahubwo ikintu umaze kugira ubwa mbere kugira ngo bagutinyure nuko baguhereza. Nabaye mu buzima bwo gutuma ngira ikibazo cyo kwihangana ariko kutihangana. Pura n'umuntu w'umusaza w'igikondo muri za majerwa hirya umusaza ndamubambire umubabaro wanjye narogoshaga wabita mu Karambo hejuru muri Expo. Umusaza turaganira arambwira ati buri wa gatanu nahabwaga gahunda yo gukora nakoraga bwa gatanu no gatandatu mu weekend cyane. Haraho nasyoherezwaga mu mabara kubyina, haraho noherezwaga mu nsengero kuyobya abatorero amatorero yose. Nakoreraga ikipe bitaga bari. Nukuvuga ngo nimba gwembaga zo kwindura urushishi ugomba kwindura urushishi. Nge nazaga njya mu nsengero nihindura urushishi. Nkagenda nkajya nko ku muntu w'umunyempano cyangwa umuntu wari we wese witwa umunyempano kuko kuge tuba tubazi batwinjiye mu nsengero tubazi. Nkagenda nkamutubwiye ko wajya kujya mu nsengero. Ni inkuru he rusengero geze ujyamo ni iki kugusha abakozi b'Imana? Nakoreye ahantu henshi. Mu bantu banze muri paruwasi ya Nyakabwende, muri paruwasi ya Mashesha, muri paruwasi ya Busozo, za Nyabitimbo, za Bweyeye, aho hantu henshi na henshi nkimara kuva hano i Kigali. Nshuti bakunze Urugendo TV turabasuje aho muri hose mu bice bitandukanye ku isi, aho waba uri hose wumva ururimi rw'Ikinyarwanda turagusoje. Kuri uyu munsi we ntago usanzwe, ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi turi ahantu turi noneho twumvisha ko hari umugabo utuye muri izi nce ujya ikuzimu, agenda akajya ikuzimu akongera akagaruka akaba umuntu akongera akihindukiriza akajya ikuzimu akajya kubona na Satani. Dufite ubwoba nubwo se tugiye guhura nawe ariko uko byagenda kose tugomba kumubona. Batubwiye ko atuye muri izi quartier, batubwiye ko ari hano hafi ariko uko byagenda kose turamuganiriza. Reka tugende tugereyo turebe. Ngo bamwita ngo Bernard, basanga wenda harimo n'abamuzi ariko wenda bakaba badaheruka amakuru yiwe kuko mu minsi yashize hari ahantu negeze mbona ari. Mwiriwe aba hano aba mu kazu ngo nakangaka niba ariko aba mu agiye bitese. Amakuru yawe ni meza. Muri bandi turi abanyamakuru Urugendo TV. Muzanywe n'iki kandi? Batubwiye ko ngo ujye kuzimu, se nibyo? Ayo makuru se muyakura he? Amakuru aragenda reka da. Barabashutse. Ntago ari byo se? Nimba ari byo nibanga ryanjye. Yaryo bangomba kuri tumenera. Njye ndi kumwe n'umuntu hano ubwo wirangaza. Uwuhe se? Ndi kumwe n'umuntu. Kandi tubona nta muntu urimo. Oya, ubwo mfite gahunda zanjye ngiye. Ko ndi kubona ari muri toilette. Oya. Ari muri toilette ubwo mfite gahunda ni irembo. Urasara uba muri toilette se? Oya ni irembo. Umva kamera mangu no nkwereke, rebamo hariya. Ni irembo. Irembo? Ni irembo. Toilette ni irembo? Irembo urarizi cyangwa nta rembo se? Nta rembo nse. Wenda ni irihe rembo ushatse kuvuga se? Uri kushaka iki? Ndashaka ko tuganira ukatubwira ukuntu ugiye kuzimu. Okay. Sawa tu. Sawa noneho ndakwemereye. Nese ira ni toilette banze twereke. Ya ni irembo. Toilette si urabona iriba mu nzu? Oya, ndabona ira ari toilette. Oya ni irembo. Oya singira si muri toilette hari. Ya ni irembo. Ntagira ari toilette ra ni irembo. Irembo ari toilette? Ni irembo ujya umuntu agira inzira nyinshi. Nese irembo uca mugiye? Oya ariko kunumva uri kumbaza menshi wa mugabo bimeze biti. Oya twebwe turi abanyamakuru umva dushaka kumenya amakuru. Ndane muri abanyamakuru bakorera ikihe giki? Urugendo TV. Urugendo rwacu rwakomereje hano. Okay. Sawa. Ndaguhereza iminota 15 no kuganira nawe. Tubanze tumare amatsiko abadukurikiye koko wagiye kuzimu? Mbo nubu njyayo. Ikuzimu? Nubu njyayo rwose. Ugiye gukora iki? Ahubwo uramfubiranyije nigende. None se ucaye ugiye kuzimu? Ni irembo. Uca hariya muri toilette? Aha ni irembo. Irembo na toilette biratandukanye.
maze kwibuta urabona ari toilette oya ntago ari toilette yabona uko turi kwibaza toilette wubakiye gutya wagira ngo ni inzu tuyemo ubwo wowe wimbuza kugenda oya no buretse kugenda nose urashaka kujya kuzimu turi kumwe oya ntago ngenda aka kanya nose ko ari gufunga inyine ndagira ngo buretse gato oya no buretse tuganire kumwe n'umuntu ariko turi kuvuga nta muntu urimo twabibonye okay sawa nyegekeraho irembo ryanjye rero katuganire sibyo utubwire byinshi ku rugendo rwawe warugiyemo reka twicare hariya tuganire tugwaye ikaze ku Rugendo TV murakoze cyane mwatangira mwibwira abadukurikiye nitwa Nsabimana Bernard nkavuka mu karere ka Rusizi umurenge wa Nyakabuye ahangaha tugusanze ni mudugudu wa Ruguti ho mvuka i Rusizi ariko hano ntuye ndatuye ndubatse sinkodesha aha ni mu murenge wa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kanyinya umudugudu wa Bwiza akagari ka Nzove centre izwi n'abantu ni Skol amakuru dufite nuko ngo ugikuzimu kagaruka nibyo cyangwa sibyo mbo iyo ntago ari inkuru mbarirano byagezeho mbere abanzi ku yandi mateleviziyo twagiye tuganira nabo ndi narababwiye ko navuyeyo ariko ubuzima nyine bwaranze nongera nsaba imbabazi boss n'ubundi kujyayo boss wawe yarinde boss wanjye ntago yarinde ahubwo ubuse ninde ubu ni rushofero ubwo ni satani ubu yampaye imbaraga nkoresha ngerageza gufasha abantu baruhishwe buri gihe ndagenda usibye uyu munsi ntagiye ariko iminsi yose ndagenda ese impamvu utagiye wari uzi ko turi buze kukureba se buri yanjye nkora saa sita z'ijoro nibwo ngenda nibwo ugikuzimu gusa ariko ndashaka kumara abantu impungenge abantu babaho ikuzimu hatabaho rwose ikuzimu habaho nkanjye mbihamiriza neza kuko nzi ko njyayo najyagayo mbere n'uyu munsi nasubiyeho ndajyayo okay noneho mbere yuko utubwira iby'ikuzimu ugiye kutubwira mbere ubuzima wari ubayemo mbere bwari ubuhe mbere yo kujya ikuzimu nabaye mu buzima bubi ari imbere hashize mbijyamo imbere hashize nabaye mu buzima bwo gutuma ngira ikibazo cyo kwihangana ariko kutihangana pura n'umuntu w'umusaza w'igikondo muri za Majerwa hirya iriya umusaza ndamubire umubabaro wanjye narogoshaga wabita mu Karambo hejuru muri Expo umusaza turaganira arambwira ati rero Bernard nimbona ubuzima bwo kogosha nta kigenda nta kintu ubona reka dukoreshe uko dushoboye gushakira akazi akazi arakanshakira arambwira ati akazi rero kwa gatanu mu rugo kwa gatanu twari gucyaza umunsi w'umuganda kwa gatanu njyayo arambwira ati njyaho nimugoroba kwa gatandatu nabwo nsubirayo ari nawo munsi nagiyeho nimugoroba naragiye maze kugerayo byari bisabwa ngombwa nagombaga gutinyukwa ndi hano ku isi naratinyutse ariko noneho nza kugenda bampuye n'uwo musaza ngira inama arambwira ati Bernard nyura ahangaha unyura hano ngiye kukohereza ahantu uzabona amafaranga ugakora ukabona ubutunzi ugakira ariko mu butunzi bwose nta kintu nigeze mbona nakoranye na Satani igihe kirekire cyane nakoranye nawe imyaka 2 mwakoranye gute urabona ugiye guhura n'umukoresha ariko muhura akabwa ngo uzajya ukora ibi n'ibi niki wakoraga wowe buri wa gatanu nahabwaga gahunda yo gukora nakoraga bwa gatanu no gatandatu mu weekend cyane haraho nasyoherezwaga mu mabara kubyina haraho noherezwaga mu nsengero kuyobya amatorero yose nakoreraga ikipe bitaga Abanyamurava icyo ni igihe cya mbere mbonza kugera igihe mbi cyamamare mbi gikenya ngira imbaraga zirenze kuko nakoraga Satani neza kandi akampereza imbaraga no bigezeho rero itorero rya ADEPR riza kungwanira maze kungwanira nibwo nagezeho Imana isa nkaho inkuramo ndayikorana na ADEPR bigezeho maze gukorana na ADEPR impa umurongo mwiza wo kunyuramo nza gusanga ibyo ndimo n'ubundi naye mvuga ngo ngiye gukira nawe nsanga nta bukire buhari nsanga ahubwo ni inzara iri kunyica n'inzara iri kundya mbana nabi igihe kirekire bigezeho kubana nabo mbana bira ntibishoboka ubure nibwo munsanze buriya makuru wamenye ko nasubiyeyo cyangwa se uwaguhaye amakuru ko twahuye nawe nkamwereka ko nasubiyeyo ntago yakubeshye pe nzanjya y'ubumusa n'isaha niyo nzanjya
kuko imbaraga mfite ubu uyu munsi n'iyo munota nizimfasha kuvura indwara zananiranye, kuvura nk'umuvuzi wa gakondo bishoboka rwose kandi nta ndwara umuntu yazanye hano zinanirana ngo ibure kudakira, kuko mba mfite izindi mbaraga zindi nkoresha. tuba turibaza, urabona iyo umuntu agiye ikuzimu cyangwa iyo umuntu agiye ahantu runaka, hari ukuntu akatisha tike akagenda agaca aha n'aha, watubwira inzira waciyemo kuva aho winjiriye, aho wasorekeye, wagezeyo usanga bakora iki, wasanze babayeho gute, ese hari abantu muziranye wegeze usangayo? Iryo ni ibanga ryanjye. Abantu bariyo benshi, ndetse nawe ubwawe hari n'abo uramutse sinikwifuje ngo ugereyo, kuko kugerayo ntibinasaba, bisaba ibintu bikomeye cyane. Buriya umuntu ujyayo ni uko aba yaremewe, warakoreye ikintu bitantorotse, ntabwo upfa kujyaho gusa. Hari nk'abampamagara bakambwira ngo wadufasha tukagenda, ariko utemewe ntabwo wagenda. kugira wemerwe bisaba iki? Kugira ngo wemerwe hari ibisabwa. Hari uko uba umeze, hari n'ugutwaye uko aba ameze, ntabwo upfa kugenda gusa. Ukohereje aba afite imbaraga zindi zahawe ko ibyo z'abantu, ko yemerewe gufata abantu akaboherezayo cyangwa se akabajyana. Kuko ugiye utazi amazina yiwe ngo usange ifoto ye, bakureke amafoto ye yaho ngo uyerekane muti umuntu niwe unyohereje, ntabwo bagufata. cyangwa n'ubundi iyo ugiye kugenda bwa mbere na mbere ukimara ukiga kugenda, ahantu akubwiye ngo hagararaho, hari uze kugutwara, ntabwo wowe wijyana cyangwa se ngo agutware. Hari uzamuka akakubwira ati noneho rero uhagarare, utandukanye amaguru, uri buze kuza azamukiye mu maguru yawe agufate, muhite mumanukana. Ni uvanga ahantu mumanuka haraba hari amasikariye, ntabwo umanuka uvuga ngo ni ibyondo bikuriho. Iyo umaze uba bambaye imyenda yawe, ariko iyo umaze kumanuka ugeze hasi ku irembo rya mbere, mukuramo imyenda mukamanuka mwese nta myenda mwambaye. Hari inzoka iza ariyo bita ngo deparasoma, simvuze ngo ni inzoka, ariko ariyo mbona mbivuge mu buryo mwabyumvamo. Deparasoma y'inzoka iza ikazamuka hano hejuru ikabizingiraho ikabatwara. Igeze ku irembo rya kabiri urasinya, irembo rya gatatu ugahabwa inkoni ituma uri bwinjire kubonana nande na rushofero. Irembo rya gatatu ni naryo rikwinjiza. Iyo bakubwiye ngo boss ntaho ari, ubwo munsi ntabwo boss umubona uwo munsi, uragumayo, uzazamuka uko boss mubonanye amaze guheza imbaraga. None amagweza imbaraga urava kwa boss uhita ujya kwa Mayimuna. Mayimuna ariwe muntu gusinyira ubutunzi. Ubwo numva Mayimuna avuze ngo ugiye kuzakora imyaka 3 ubona ubutunzi bwo gucuruza, ubwo nicyo gihe nyine arabaguhaye. Ubwo umuntu kwihera ibyo gukora hano ku isi ni rushofero. Rushofero agweza imbaraga zivuga ngo uraza usimbuka, uraza ugenda ahantu hose utiri utega imodoka. Nukuvuga ngo nimba gwembaga zo kwihindura urushishi, ugomba kwihindura urushishi. Nge nazaga njya mu nsengero nihindura urushishi, nkagenda nkajya nko ku muntu w'umunyempano cyangwa umuntu wari we wese witwa ngo umunyempano, kuko kuko tuba tubazi batwinjiye mu nsengero tubazi. Nkagenda nkamujyaho ku kaguru, nkamuvugiramo kari Imana ivuze, kandi nge uri kuvuga, kandi ngahita ntanga raporo ikuzimu ko iki gikorwa cyaho ngo nkirangije, itorero ryaho ngo ndiyobeje. Umupasiteri wose wigishije uwo munsi akeko tumwiyoborera, kuko twamaze kugira mu rusengero kakwe tugeramo butaranacyo, nta n'umuntu wundi urinjiramo. Nuvuga ngo rero tugeze mu rusengero hari aba bashinzwe gupfuka amatwi y'abantu ntibumve n'ibyo bari kwigisha. Hari uba ushinzwe kuvugira muri uwo mupasiteri uri kubwirizamo imbere. Hari aba bashinzwe gusinziriza abantu ba Kristo ntibumve n'ijambo ry'Imana. Ubwo rero niyo revo nge narindimo, ariko uyu munsi nasubiyo ntago ari yo revo ndimo. Ubu ngubu ndi kwibaza, muhora bwa mbere na rushofero cya Satani, ese wamubonye ute, ameze gute? Abantu bafite amatsiko yo kuba bamenye kwasa. Ikintu kiza kimbabaza, kikongera kikanambaza, kikongera kikanantera n'agahinda, nuko tubabwira uko bameze cyangwa tubabwira ngo ariho, abantu ntibemere. Icyo kintu kiza kimbabaza cyane. Abenshi bakatwita ngo tuba tubeshya ngo ni business, kandi nawe ubwo Imana asenga ntayizi. Yumva ngo ni Imana yabambwe, ni Imana yababaye, ni Imana yashavuye, kandi nayo yarayivuga ntayizi. Ubwo rero ni nako n'ubundi avuga ngo Satani ntagabaho. Ese kuki avuga ngo Satani ntagabaho kandi hari abatunze, hari abakijije? Kumva rero ni ikibazo. Kumuvuga nabi, kumuvuga ngo ntabaho kandi mbabwira ngo ariho, hari igituma Imana yantindije kuri insi, cyangwa ituma n'iyi minsi mvayo nkaza ngatanga amakuru yiwe. Wenda abantu nk'abi mukaba mwifuza ko
mufite inkoranyambaga mu binyuza ku bantu bakamenya neza ko Satani iriho nta nkuru nyamukuru yo kubarirana umuntu utakubwiye wagezeyo. Njye nagezeho n'umunsi njyayo. Nyine turi kwibaza ukimubona bwa mbere byagenze bite? Ni ukuvuga ngo nagezeho bwa mbere nsanga ntawe uhari ngo yagiye muri Amerika. Ngeze nsanzwe yagiye muri Amerika, naramurindira umunsi wa gatandatu, umunsi wo ku cyumweru, ku wa kabiri niho nazamutse ngaruka hejuru ku isi. Nyine tukuvuga waza tubwire ubwo mwarahuye iyo minsi yose mwari muri kumwe na Satani? Njye nagezeho nsanga ntawe uhari ndamutegereza. Araza umunsi wo kuza banzamuye nk'ahantu ku rwego nka metero 100 hejuru kugira ngo aze ansange kuri rwa rwego hejuru kuko nari umushyitsi w'imena mushyashya. Noneho hasi ababa hari nta muntu uba wambaye ikitwa cy'umwenda wose uri kuzimu. Nta muntu uba wambaye ari umugore waho, ntaba yambaye ari umugabo wawe, ntaba yambaye, nta muntu uri wambaye n'ikintu na kimwe. Nta n'umuntu witaye ku wundi muntu. Icyo nshaka kugaragariza abakurikirana iyi televiziyo, ndagira ngo mbabwize ukuri ngo icyo bumva ko kitabaho kirahari. Ngewe rushoferi akimara kuza nta bwoba nari mfite kuko irembo rya gatatu ryamaze impungenge. Mu gihe cyose cyo gutegereza Satani, cyo gutegereza rushofero, wenda reka mwite izina nshaka kuba namwita kuko nta kibazo ndamukorera. Ni ukuvuga ngo byagezeho ubwe akimara kumbona hejuru arambwira ngo nari nzi kuzaza kundeba, ariko wihangane ko utansanze hano. Yankuye ku rwego aramanukana angeza hasi. Abari hasi baranyishimira, n'abari hejuru nabo bandi bamarayika bo hejuru biwe bari bamukurikiye, afite abescoti baranyishimira. Nibwo bamfashe banjyana aho rushoferi aba yicaye. Bangejejeyo ni ukuvuga ngo nta muryango ubayo, inzu zubatse nta muryango ubayo. Ni ukuvuga ngo imbaraga ufite zo zikwemera kwinjira mu gikuta ukagenda ugasanga umuntu imwe imbere udaciye mu muryango. Udaciye mu muryango. Kimwe nuko nanjye mu rusengero ndashobora kuza ngo nibwe mvuga ngo ndirirwa nca ngo mu muryango wabo. Naca no mwica kuko afite imbaraga zo guca mu idirishya. Naca mu gikuta cyaho bakumva imbaraga zo guca mu gikuta. Kandi uri inyuma ku isi ntabwo izo mbaraga yazibona zo guca mu gikuta, atarindiriye ngo baze bakingure. Ndababwiza ukuri neza ngo rushofero arahari. Rushofero ndamuzi, naramwiboneye. Uwo utaramubona ubwo nyine niwo mahirwe ufite cyane cyo gihombo ufite. Nicyo kintu nabanza kugaragaza nkabwira abantu bakurikiranye televiziyo Urugendo TV. None se turi kwibaza ubu rushoferi ni boss wawe? Ni boss wanjye. Aguhemba iki se? Igihembo ndagitegereje nyuma, kuko n'ubu ibyo nari negereje gushyikaho mba narabigezeho kera, ariko ntabwo nabashije kubigeraho. Kuko ubukene nibwo bushobora gutuma nticara hamwe, bugatuma buri teka n'iteka nkora nifuza kugenda ngo njye kumukorera ndetse kubwo bukire nabubona kuko nabuze ikizankiza. None se urabona watubwiye ko wajya kujya mu nsengero, ni nk'uruhe rusengero ugeze ujyamo? Ni iki kugusha abakozi b'Imana? Nakoreye ahantu henshi mu bantu banzi, muri paruwasi ya Nyakabwende, muri paruwasi ya Mashesha, muri paruwasi ya Busozo, za Nyabitimbo, za Bweyeye. Aho hantu henshi na henshi nkimara kuva hano i Kigali nahise ntange icyangombwa gukorera y'umurimo wa boss. Wakoraga Imana, wakoraga Satani? Nakoraga Satani, nakoraga rushoferi. Niho hantu nahise njya gukorera iwacu. Ukora iki? Nakoraga imirimo yo kuyobya insengero. Noneho nyuma zaho niho naje, niho Imana yashatse kugira ngo mbashe kwatura ibya Satani ndabivuga. Ariko maze kubivuga mbona iby'Imana inyeretse, cyangwa se wenda impaye kubwira abantu uko rusofera akora nuko kahari, mbona sindi kubibona. Ndavuga ati uko byagenda kose igihe kizagira mbibone. Abahanuzi bakampanurira, ugiye gukira, ugiye kubona amafaranga, ugiye kubona imodokari, ugiye kubona ubutunzi. Nkabona ipantaro ya yindi, nkabona ishati ya yindi, mbona ntibihinduka. Icyo kintu rero gituma mvuga ngo nta
kiza cya biriya nishingira itorero mbona mu gihe cyo gufunga guhagarika insengero biba biranze bimaze kwanga navuga ati umugishanye n'ubundi ndabona uranze urahagaze birapfuye bita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nicare ntuze gusenga mbe mbiretse mba ndabyihoreye maze kubireka nibwo nahise mfata gahunda yo kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo nasaba abashoferi imbabazi ndebe ko nasubirayo maze gusubirayo ubu rero nibwo wababwiye uri kutubwira kumusaba imbabazi mwahuriye kumusaba imbabazi byagenze bite kugira mu nkuru musaba tugira intumwa hano ku isi twe tugira intumwa zutuma abo dutuma tuba tubazi nabo tubwira tuba tubazi ntago rero dupfa kugenda gusa ngo twiturire kuko iyo ngezeho ngatuma umuntu ati nsabira imbabazi yansabira imbabazi aravuga ngo ugende uzamubwira azaze uzamuzane icyo gihe aranjyana yangejejeyo rero arambwira ngo yangejejeyo ubu ngubu akimara kungezayo ahita ambwira ati nta kindi kintu ngomba kuguha ndabona imbaraga nke zawe warazigize zo kutankorera ariko ubu nguhaye imbaraga zo kuvura abantu umva tugarutse inyuma urabona wari umupasitori nari pasiteri w'iriho torero itorero ryanjye nabanje gusengera muri ADPR nza kuva muri ADPR kuko nari maze kubona abakristo benshi mfite ibyumba by'amasengesho ahantu henshi hatandukanye nza gukoranya abakristo banjye mbabwira ko ngiye gushinga itorero ko ADPR kumpa kato njya gushinga itorero ryanjye gitwaga Imana ivuga hano hakurya igitaramo abantu barahazaga kandi nta muntu utarahinjiraga utarakiraga cyangwa se afite ikibazo ngo kibure kudakemuka abo ni ubuhamya bwabo bitangira abo nagiye nsengera kimwe nuko nabo mvura uyu muntu utanisa hano baguha ubuhamya ati turabize ko bere nararavura wakoraga none se icyo gihe usenga wakoraga Imana wakoraga Satani icyo gihe nari ndi mu mwuka w'Imana nari ndi mu mavuta naraye kubita akaguru hasi rimwe gusa nkumva ko icyo ndi gushaka kibaye ubu ngubu urabona uracyakora Satani rero shofero ni bosi wanjye umuntu uri kukureba se nk'ubu ngubu umuntu uri kundeba ntagire ikibazo umuntu uri kundeba yanasuhuza no mu ntoki yanampamagara tukavugana nanjye nagize ubwoba bwo kukwegera ahubwo ntukantinye nta kibazo mfite ese ubusanzwe tuvugana ndi umuntu umuntu ukora Satani aba abayeho gute mu buzima busanzwe hano ku isi kuko hari abatubwiye ngo ubona ubucuruzi ibiki n'ibiki byose ubu ngubu mu busanzwe ubayeho gute ubu ko mbayeho si ibintu nakirwa nkubeshya mbona biza ntabwo njya gupagasa sinivunagura mbona biza ubwo icyo nshatse kuvuga cyumvishije ndiriwe nzigura mu magambo menshi zigura ntabwo turi kumva neza mbona biza nuko nkorera atandaza inzara mbona biza nuko nkorera ampereza nibyo nkubwira ngo mbona biza ubwo nyuze mu magambo atomoye ntanavuze cyane ariko uwo nkorera mbona biza Satani ni ukugaburira uwo ngaburira kuko nta wundi muntu mbona ungaburira hari abantu bavuga ngo abantu bajya kuzimu barya inyama z'abantu ibyo ngibyo biba ku muntu ugiyeho bwa mbere ku muntu ugiyeho bwa mbere nanjye ngeho bwa mbere ntabwo barya inyama nshuti yanjye hari abantu bagira amakuru yabo yo kubeshya ibinyoma ariko ntago barya inyama ahubwo ikintu iyo umaze kugeraho bwa mbere kugira ngo bagutinyure ni uko baguhereza amaraso utazi nimba ari y'umuntu cyangwa nimba ari buzera cyangwa nimba ari ibirungo mbona byantuze bya betarave ni ibintu by'imituku ariko nubwo bifashe nk'amata ibyo bintu iyo umaze kubirya iyo babiguhaye ukabona ufite iseseme icyo gukora nuko bahita bagutera igishinge hano mu rubavu bagahita bakuraho amaraso bagahita yashyira muri bya bintu muri ibyo twita wenda amaraso bakabivanga bakabivangisha agati kameze neza kameze nk'umudaho umudaho urawubona ariko bakorogesha bya bintu binwa haraka kandi ukabinwa wumva biryoshye ari amaraso yawe abisembuye ari ikintu cyiza kimbaza kikanandera intimba nko kuba umuntu yabahereza ubuhamya kuko Satani ikora gutya umuntu akaba ari ku isi ntamenye ko akorera Imana ntanamenye ko akorera Satani wowe wamaze kwideklara kuri Satani njye ni ukuvuga ngo
sinshaka gusenga Imana ntazi iyo Imana ndi gusenga iyo ari yo, ariko uwo nzi nkorera niwe ndi gukorera. Sinakubwira ngo Imana irahari nawe ndabona, ariko Satani we ndayibona. ese undi Satani asa gute? Aha, nakunze kwibwira abantu kuri televiziyo, nakunze kubabwira uko Satani ameze. Satani ni ukuvuga ngo igice kimwe ntabwo ari nka mayimuna, igice kimwe icyo cyo hejuru nuvuga ngo ubundi Satani agira ubwiza burenze ubwenge. Igice cyo hasi ntushaka kukibona kubera ikintu kimeze nk'uruhu aba yambaye, ntabwo ushaka kukibona, ahubwo igice cyo hejuru nicyo ubona. Dushaka kumenya ko afite amaboko cyangwa ushobora kubona ko afite amaguru, kuko n'ubundi abantu bari kuzimu, ubundi igice cyo hasi kiba kimeze nk'igice kirimo umwijima mwinshi cyane. Igice cyo hejuru cyaba gifite nk'umucyo uko yaba hagaragara hano hejuru. Nicyo kintu nabasha kuba nabasobanurira nkababwira. Ni inzobe, ni igikara. Mbona kuvuga ngo niba nkubwiye ngo ni umuntu mwiza, ni umuntu ntaranabona basa nawe hano ku isi ufite ubwiza burenze nk'ubwe, ntawe uhari. N'umutima agira nta n'abantu bafite hano ku isi. Agira umutima umeze ute? Agira umutima mwiza, uko ni ukuvuga ngo nimba nkubwiye ngo ni mwiza njye nuko muzi. Ese Satani yagira umutima mwiza gutakora ibibi? Ntabibakora. Nusi bibi wavuga akora n'ibiki. Umuntu yarwaye indwara zirenze 760. Umuntu noneho Satani ampaye umuti genda uhereze uyu muntu arakira. Ese uyu muntu nimba ambwiye ngo mfite ikibazo kimeze gutya, namubwiye ngo njye singushoboye haraho ngo utangire ibimenyetso ugakira, iki kibazo kiba kiri he? Urabona ari umuntu agiye kuzimu, nibyo twumva baramubwira ngo ugomba gutanga igitambo. Wowe ujye kuzimu bwa mbere, ni ikihe gitambo watanze? Hari ibyiciro bitandukanye. Mu cyiciro nari ndimo nke nta gitambo nasabye, nasabwe ntacyo. Wenda hari abatanga ibitambo by'abantu, ariko biterwa n'ibitambo batanga. Mbere na mbere bakunda gutanga abagore babo, cyangwa baguteka ngo ugende ushaka umugore wa kabiri cyangwa ushaka umugore wa gatatu. Umugore wa kabiri bashaka kutamwemera, umugore wa mbere niwe wemera, uwa kabiri ntibamwemera, ahubwo uwa gatatu ushatse niwe bemera. Ariko nabwo bisanga bagutegeka ugenda ujya kumushaka, ntabwo ari ujya kumwishakira. Nta muntu wo mu muryango w'iwanyu batwara cyangwa iwawe w'umugore batwara umugore wawe. Nabwo bakwibwiriye ngo genda umufate ushake uyu nguyu, nibo banamukwereka hano ku isi, nibo bakwihera n'imbaraga zo kumutereta. Kuko iyo bamuguhaye ngo genda n'uriya, baba bafite ubamuherezaho ingabo zituma ari bukwemere, nta bindi bitekerezo bindi ari bukubwire ngo hoya ntibishoboka, ahita gukunda, mugahita munagenda n'uwo munsi murabana. Ngubu n'ubundi ujya usubira ikuzimu, bakubwiye ngo utange wenda nk'umugore wawe cyangwa umuntu ukunda, wamutanga? Amahirwe nagize nuko icyo cyiciro ntakigezemo, nta nubwo nagikandagira. Ubundi igiciro nk'icyo ntabwo kijyamo urubyiruko, kijyamo abantu b'abasaza. Abantu b'abasaza abenshi baba bashaka imitungo yihuta vuba vuba. Nuko umushaka umutungo yihuta vuba niwe bafataho iki utanga igitambo. Bavuga ati nimba umuzehe nta mbaraga afite zo kuba yazakora urugendo nk'icyo tumutetse gukora, cyangwa tukaba tubona ko ubundi barakureba bakakwihera icyiciro cyabo bagomba kukwishyiramo. Ntabwo bavuga ngo ni wowe nyirizina, oya, ntabwo bishoboka. Ubyitekerereza, nibo bakwitegekera, nibo bakubwira ngo ukora iki, nta kindi. Ubu se ni iki wakora basi kugira, ni iki umuntu yakora kugira ngo ureke kujya ikuzimu? None se ubu bukene nabukira? Ubu bukene wenda buramutse bushobotse bukamvaho, kaza mbona dukeke ntabwo byo guhabwa na rusofero, nabireka kujyayo nyine ngiye mbona udufaranga duke nkatubona, kuko bagira neza wenda bambona bakambona gutya nice, ariko ntibakambone ngiye cyangwa se ndi muri byo. Ari nk'abakristo bawe bajya bakubona wari umupasitori ubigisha, ubu ngubu babonye ko wagiye kuzimu ntibumva ko nacyajya n'ubundi wakoraga Satani ariko uyoberanyaga? Kiriya gihe ntabwo bagitekereza. Wenda kiriya gihe baratekereza akavuga ati bene nubwo atagisenga yasubiyeyo. Kandi koko nyine ntabwo batekereje nabi, baba batekereje ibintu biri byo. Nasubiyeho rwose. Iyo wajyaga ikuzimu ugenda
uri nk'umuntu nka gutya cyangwa hari nk'umuntu ushobora kuba yavuga ati wenda umuntu agiye ahinduka umuyaga cyangwa ahinduka igisimba runaka, wowe ugenda wambaye gute, umeze gute? Okay. Hari amagambo mvuga ni amagambo atatu. Ayo magambo mvuga ni ibanga ryanjye rishaka gutuma kunyaturiraho guhita ngenda. Nuvuga ngo si amagambo navugira hano, kuko nshobora kuyavugira hano nawe ubwawe ugahita wumva muri wowe ugize ikibazo, kuko nuvuga ngo mba mpamagaye kugenda utayavuga. Nuvuga ngo ngi hari amagambo nshobora kuvugira hano nkaba naha ngaha wicaye, ibi nimba wabisiga, nimba wakivuduka, ntago waba ugifite ubwenge buzima, washiduka wumva uri hese wenda tuvuge uri nka Kigali utari na hano, kuko ibintu wanamenya ko wabifite hano, kuko nuvanga ikintu cya mbere cyumaza kubona kuko nshobora no guhamagara gutyo tukamanukana tukagenda, kandi sinabagarura timwagaruka nuvanga ahantu nshobora guhamagara kavuga amagambo atatu, namara kuvuga amagambo atatu hagahita haza hano hagasaduka tugeze tugenda, kuko bababonye ntibabasiga kugira ngo mutazatangaza ibyo mwabonye. Ayo si amagambo rero nakatuye hano ngo mvuge, kuko kuyavuga ni nko gutongera kugira ngo umuti ukore, ubundi umuntu udatongerewe ntukora, iyo utagetseho amagambo ntabwo ukora. Ubu se turi kwibaza, ubu ngubu ubusanzwe uri umupapa urubatse? Ufite umugore? Ufite umugore, ufite umupfasoni. Ubwo se umugore wawe arabizi neza ko ujya kuzimu? Ni ibanga rye.